imbere kugira ngo utangire tugiriye yamaze gutangira guhumura. Sibyo? Ubu ndimo ndakora ki? Ndimo ndamarina. Mu gikoni turangwa n'isuku. Woro mu rugo nagosa guteka ubufite umwanda. Cyambere ugomba kuboka senzara, oyambaye neza urabona ko nyambaye umwambaro w'abachefu, enkofero ku mutwe, inayise misasi kwarura. Nacyo neki ni ikintu cyengenze cyane. Kituma wa wundi aje kuyirya yagira apeti akaryoherwa mbere yo kutestinga. Barumva ko yerumera kocoka, uko yaravuga, nicyo twise crispe. Abakurikiye Cynthia TV ngo kutwaba promotions obusize twongeye kusubukura cya kikorwa cyacu twavuze cyo kutangira guteka. Uyu munsi turateka Cynthia Crispy Chicken. Chicken turateka urayishanga kuri Cynthia TV honyine na handi. Ni recipe yacu ka Cynthia TV etujye kwigishamo abaratukurikiye. Uyu munsi rero ibyo murabona hangaha tubyita mu kirimi cy'Ifaransa bayita mise en place. No kuvuga mu mise en place magambo makeya no kwitegura kwebikoresho bitoya ebinene ebibisi utaratangira ki igikorwa nyizina cyangwa gutangira guteka. Uyu munsi rero yankoko yacu ni yingiyi murayibona air fresh yitwise Cynthia Crispy Chicken. Hangaha dufiteho amavuta cyangwa ubuto. Ibyo so birabona ibinejyaga ibikoresho turabikeneye. Iyi ni ketchup kuri Cynthia TV, iyi recipe yacu mu gikurikiye ni ya kuri Cynthia TV honyine. Iyi ni ketchup. Ibyo so birakorwa hano wacu mu Rwanda. Iyi bayita paprika, ni kirungo cyo mutuku kiva muri poivre zo mutuku tukabamo akasenda. Hano tufite icyo bita garlic paste, ni tungurusumu twaseye. Iyi ni ya paprika yacu nakweretse tugisizemo hano kugira ngo ni mise en place. Wabino munyu hano tufiteho ifarini, hano tufiteho amazi, ebine bikoresho n'isafuriya tujye kwifatisha tutegura yankoko yacu. Ubu tujye gutangira Cynthia tubaga yankoko yacu. Iyi nkoko turayibaga. Ndagufasha. Ntacyo ndagena kwereka ureba turakora. Rero kenshi tuba mu gikoni tutegura, tugira ayi turakora ki, ayi turasira ebito wakase n'ibyo utakeneye. Kwa mu gikoni mu cyose cyo kikenewe. Ntacyo kwangiriza. Rero tujye gutangira tukateye inkoko yacu. Iyi nkoko urayibona ndayikase, ni inkoko nizima ifite nakakasenda baboyi. Urakabona ahantu turasira no tujye gukora ki okumarina no kurunga ebintu bibisi imbere yo kubiteka. Bifasha ki bya birungo byose kwinjira mu cyacu tujye guteka kikagira uburyohe kikagira impumuro nko kumije kubikurikira. Yego tutangiye tukata yankoko yacu. Icyuma kigura makeya ibihumbi 7 sitebone wabonye bakita chef knife. Ni cyuma cyo mu chef murakibona. Hano tufite urubaho haruko butaha tuzajya tubereka imbaho kuzara kurikirana nago no urubaho rwose tumakuru katiraho. Urubaho twakatiyeho ngo dufite kuri Cynthia uyu munsi ako butaha tuzabereka ubwoko bw'imbaho. Urubaho ragatuye inyama zo mweru, inyama zo mutuku, imboga, imbuto, buri kintu cyose. Mukomeze mutukurikire. Kasaya ndimo ndakata yankoko yacu kugira ngo kateme bice tuyimarine neza tuyiteke. Nawe uri mu rugo kurikira ukoreba ingibi then aho urabona tumva neza uza kore comment cyangwa handike message uzakusubiza kuri Cynthia TV. Atubwire tugende tukufasha. Ubu turakata yankoko yacu tuyikatamo ebice bitandukanye. Njango urabona ko natanyenzi kata biranyorohera. Umenye kate nkoko umenye uti inkoko imwe turateka mu rugo ufite family, inkoko tuyibara abantu 8. Ariko uri mu rugo ufite family so yikata muri abantu 10. Njango wavuye ko nagiye mbikora ki mbere. Ezo no wings. Ubutaha nabo tuzabereka ko turateka chicken wings. Zikaryoha ufite birthday ufite abakusuye bakarya ubuntu bwa snacks. Ibintu bituzabigeraho. Ako uyu munsi turateka chicken Cynthia Crispy Chicken. Esangwa kuri Cynthia TV honyine na handi. Je ntabwo narinzi ko wakikatisha inyama batagufashije. Rero jya kubyiga neza turabikora kuba nawe ufite umwanya kugira ngo bakukoreze ibintu cyose bakufashe kumba kubyikora. Nk'uko cyo urabona ko irimo iravamo piece nyinshi
kugira ngo abo ufite mu rugo bose bayirya. Inkoko tuzagenda tuteka ubwoko butandukanye kugira ngo uyu munsi no watese inkoko yumutse, ezo zateka inkoko iri mu isosi, ezo zayiteke karanze mu tuboga. Ibi tuzagenda tubibigisha kuri Cynthia TV, kandi mutukurikire mukore subscribe, muzige ibintu byinji byiza ebizaba hindura kumenya ukurya no kumenya guteka no gutekera abagabo banyu cyangwa na famille mu rugo. Cynthia twamaze kata ya nkoko yacu, ubyo buza kugikorwa cya kabiri ikibita okumarina. Okumarina kwa ngo tutavuze kurunga bitaratekwa. Ya nkoko rayibona twayikase. Ubu ngubu tujye kubanza tusiremo ki umunyu. Sibyo uzakumbaza se umunyu gureba ute twatu mutaratekwa ragerana. Biba byiza ufite ko umunyu mukeya kurusha ufiteka mwinshi. Kuba utese mukeya mutaswa kwiyongeramo. Tuze mu munyu mwabonye kanyongeramo kandi kapinchi. Then ino paprika ndapima amagarama nga 200. Gusa yabwirwa niki? Ndabireba mbambireba ngapima nkamanta n'amagarama, ariko nawe ubutaha usakosha ikiyiko kakayiko katoya ukashiramo. Niturangiza turasiramo ya tungurusumu yacu. Twayiseye tuyita garlic paste. Zana makahumuro keza. Niturangiza turaza kusiramo ketchup. Ketchup sinzo kumuna yita mu Kinyarwanda ariko ni ketchup. Nayo niko yitwa mu Kinyarwanda. Ketchup. Inkoko yacu zaberi yose ndakubira Cynthia nawe tukurikiye mwatangiye kumva kwera humura njya murayumva kuri Cynthia TV. Imbere kugira ngo tutangire tuyiriye yamaze kutangira guhumura. Sibyo? Ubu ndimo ndakora ki? Ndamarina. Yego ndimo ndamarina. Rero no mara kumarina kugira ngo ebirungo byingiremo neza usa kuyireka iminota nka 30 kugira ngo bingire mu inyama nayo ekomeye bituma yayingiramo biko ekoroha ugiteko kugira ngo kumva inyama yoroshe cyane. Yego none akamaro k'ifarini yacu hano naho tugiye gusiramo ki paprika mu farini sirema kunyu no boro mu rugo ufite garlic bita garlic powder nayo washiramo. Turangiza twakora ki tukabivanga. Nitumara kubivanga tuzatufata inkoko yacu okunguku ya marine mwabonye twayimarine neza tuyikise mu ifarini. Nitumara kukisa mu ifarini tuongere tuyikise hehe niko kamaro k'amazi itufitaye na mazi tuyikise mu mazi. Nitumara kukisa mu mazi tuongere tuyikise mu ifarini kugira ngo ya farine ifatireho ki neza. Murabibona njya mu numura tukurikira. None se naga ibirungo bivamo? Nago bivaho babifatiraho neza. Birafatiraho neza kuko rabibona. Rero nitumara kutumutajya tuyikotinga tuyito kotinga. Tutereke tugeze kuri yiteka. Tuongere n'iyindi kwa kundi tukisa mu mazi. Cynthia nawe wamfasha tukabikora turi hamwe. Kugira ngo norare mu rugo nawe arebe igikorwa tumuturakora nawe akikore. Ntabwo bikenewe ibintu byinshi na mazi wabibonye. Abantu uzasanga bagira ngo akoresha kisa mu mazi oyongeye kise mu ifarini. Abantu uzasanga akoresha ki amafuta cyangwa amaji, ariko ku Cynthia TV twebwe turakoresha amazi. Ntabwo tsako yangirizo ukoresha ibikoresho byinshi. Usire hariya ntabwo bikoza gute. Cynthia niko barateka ugomba kumenyera nabo urigisha kuri Cynthia TV bakurikire barebe ibintu byiza ebica kuri Cynthia TV. Umva murabibona ko nabimenye. Byiza ni byinshi mutukurikire mukomeze mutukurikire muzika byinshi kandi byiza. Tuzabica kuri amabotaze, tuzabica kuri amasosi, tuzabica kuri emireti, tuzabica kora ibintu byinshi byiza bizabafasha kumenya guteka no mu rugo no kumenya kurya n'igihe cyo ugomba kuburya. Nyine ushyira mu mazi ongera ukagira. Icyo nje twakakwereka ngo utandukanye na babandi avuga ati ngo makoresha amagi ko yabyize. Ikintu cyose mu gikoni kirakora kandi kirateka. Nkuko bajya kubikira kandi kikakora neza. Nkuko bajya kubikurikira hano kuri Cynthia TV show. Uyu munsi twatangiye kubaza ndaki akasha ko guteka kandi tukateka ibyiza. Yego ngo kumwabonye rero
tumaze kumarana ya nkoko yacu twayimarine mu bya birungo byacu ngo twatangiye tubabwira twayikase tuyisira mu ya container yacu tusiramo garlic paste tusiramo ketchup tusiramo munyu tusiramo paprika turayivanga icyo twise kumarina kugira ngo ifate uburyohe tumaze kumarina tutangira kuyikisa mu ifarini tukisa amazi twongera tukisa mu ifarini kugira ngo tuyikotinge bifatireho neza ubu tugiye kuri step ya kabiri yo kuyiteka aya ni amafuta twatese ku ipanu ibintu nawe ari mu rugo ntabwo ntegeko ngo bofite gasi cyangwa kuziniyeri nawe ufite mbabura wabikora wasara amafuta yawe ku mbabura birakunda ariko twebwe ko dufite kuri Cynthia TV ibyiza byose niho urabisanga dufite kuziniyeri ngo kumara bibona niyo tugiye gukoresha ubu tugiye kuri tapu yacu ya kabiri tugiye gufata ya nkoko yacu amafuta yacu arashushe neza tutangiye tushyiramo iki ya nkoko yacu ko tusake zero crispy ni kakantu ukora hekenye kumva kakocoka niyo mpamvu twayise Cynthia Crispy Chicken iyo rasanga kuri Cynthia TV so honyine na ahandi ejino recipe yacu nubo saka kumenya byinda za mutandike kuri message tukongeye tukusobanure neza ubu tugiye gutangira kuyiteka yego Cynthia urabibona ubu ngiye gutanga amafuta yanjye arashushe neza nsire mu nyanko kwanjye kugira ngo ezeriki crispy kuko urabibona ndabona ndashiramo kandi asaba mfite n'amafuta ntabwo nyuzuza cyane kugira ngo amafuta ameneke hehe mu gikoni kandi mu gikoni turangwa n'isuku wore mu rugo ntabwo sakuteka uba ufite umwanda cyambere ugomba kuboka senzara we yambaye neza urabona ko nyambaye umwambaro w'abachefu ingofero ku mutwe inahise musasi na seti yabonye n'utuntu turakorana nawe musatsi ugomba ebefundikiye kugira ngo atakanduze ibiryo utekereza uzane umuntu ibiryo ukasanga harimo musasi yego ugasanga mu biryo byawe harimo musasi umudashaka kwibaza se uyu musasi no wiki wavuye nawe wakibaza rero niyo mpamvu twambaye neza nk'abachefu bo mwuga tukateka kugira ngo noraje kuri arye biryo bisukuye bisa neza biryoshe bihumura ariko ibe nahando zabisanga no kuri Cynthia TV so kora subscribe ebyiza obibone turuteka inkoko ya Cynthia mafuta shushe neza kuri kuzinire hariko kugira ngo nawe uri mu rugo tavuga sinta afite kuzinire byagenda gute oya nabikubuye no kumbabura birakunda turateka komeza ati tuhindure ya nkoko yacu Cynthia arimo aribaza tse oyise mu mazi bya birungo nako bivamo oya cyaje turumarana niyo navuze ngo yireka mu minota nka 30 kugira ngo bya birungo byinjire hehe mu ya nkoko cyangwa mu ya nyama cyangwa mu yafi yoje guteka uravuga Cynthia ngoma kubukurikira yibona reka nawe abantu bengi rero tukunda kwibesha kumva ngo ntabonye akazi ko muri hoteli ntabwo nakora iyo nkoko kuri Cynthia TV no yikushoka yiga wagenda ukakora aka kantine kawe ukaguma ukacuruza abantu ngo kwera crispy na chips wakira reka ufite gukora muri hoteli ba boss yo kujye tuvuga ngo be boss of yourself yekora kazi kuri Cynthia TV tuzabigisha byinshi tuzabigisha gukora business tuzabigisha gukora amafiriti cyaje nimwe wateka byose muzabukurikira ubwo mujye murakurikira mukareba nuzongera uzavuga amabotike gure ngo kotaza ko bayitese ayayitese ameze gute afite isuku rimeze gute yitekeye ku isuku ryawo ryiza gukora bura tumita yiteke nkoko yacu esa neza ezero crispy eryoshe kuryohera ibyo buziranenge imbingo wana muri hoteli ariko nari nzi ko ari ibintu bikomeye ariko ndabona byoroshye nari nzi ko nyine inkoko nk'iyi wayijya muri hoteli gusa rero abajyaga muri hoteli ndetse akakubaca tubamare mu nyenge no kuvuga ngo no kuri Cynthia TV wayiriya ngo ndumva na hori urimo urumva kahumura Cynthia kahumura urimo rakumva kakatunguru tumu na wawe ndari mu rugano muratukurikira ndabyize yatangiye kumva uburyohe bwayo oyibaze noneho no yisira mu kanwa zawe bimeze gute kazaba kumutse neza kamarine neza cyangwa karunze neza kararyoshe katese neza karasa neza icyo cyo bita kuteka ukumva komeza tuyihindura kugira ngo kuko yacese hose neza esegere kwigufa ezero crispy murabibona ebyiza Cynthia ndagushimira ko watekereze kugira ngo ukore iyiso uyigisha abanyarwanda cyangwa n'abatukurikiye bose bamenye guteka baziga byinshi urimo ratinya ntukatinye gushya abakozi mwe umuntu
ukuntu bine n'insu yacu urakuvuka rukarahuma none hotekereza cyagiye cyo kasira mu kanwa none bazaba kumviza itamatsiko hari mu rugo kurikira Cynthia TV show subscribe ebyiza bira hano honyine na hano zabishanga ni twebwe Cynthia TV with Chef Henry zakore byiza kandi muzatubona twabo tuzabigisha no shaka kwiga uzabona turabikore byiza na honyine inkoko nazaga yugura hanze runaka muri supermarket runaka kandi bakuyitekera mu rugo ahandi bakaguca ngo bibiri kandi iyi yose nabwo twayire 10,000 wapi ntabwo yagezeho pe usanga twayiteke yaturyoheye mu rugo tuyishyire ku ishani wicaye bye kuko yawe byose neza kuri Cynthia TV so subscribe ubutanu tuzagaruka hano tuzazana kandi kashi taragera abantu 3,000 ntabwo tuzajya kubaho mujye subscribe tushaka abantu tushaka tubice kuteka mukurikira Cynthia TV show uziko wajya ku muhanda mugani wawe ugafata amavuta aka kantu subu niyo bajya baguha kamwe igihumbi bakaguha wenda ugashyiraho n'ikirayi ako muri hoteli utafite 10,000 ntabwo twayiguha baguha se tungaye ako ko turi kuri Cynthia TV turakwigishiriza ku buntu ubirebe umenye kwitekera icyo kirayi nacyo tuzakwigisha iyo fi tuzayikwigisha kugira ngo cyo rakora tukurikire buri munsi ibyiza zatubikishaho buri gihe urayibona ko irasa golden akakara keza kushaka ibyo twise Cynthia crispy chicken crispy nako twakoze kugishwa ko tanga kimeze nk'ibitoke batogosheje etabyose hariko hano rabyumva ngira ngo nawe urimo ratkurikira cyangwa zariwe kiganiro cyacu uzatanya kugira apeti kutanya cyaje tuyikata kugeza tuyishira mu mavuta noneho ujye uyishira mu kanwa kumva uburyohe bwayo basa neza cyane byiza muzamutse cyangwa gutanguri Cynthia TV ubu ngo kumurabibona urabone ko yacu Cynthia erahiye crispy ngo twayivuzeho neza irasa neza golden in color irumutse neza ubu tujye kujya ku itape yo kwarura ikindi tababwiye mbere inkoko tugira ubwoko bw'inyama inyama zo mutuku zifite inyama z'ibita red meat inkoko iri inyama zo mweru tugiramo inkoko ifi inyama y'urukwavu n'inyama y'ingurube rero ugomba guteka iyi nkoko ekasiya neza kubigira bacteria bita salmonella ntabwo nzakoze ko mukiriya ry'inyama kandi asange ku magufa hasigaye amaraso aya maraso abana muki bacteria rero ko yatayitese ihiye neza irumutse ngo bude bujyaki tujye bujya ku itapu yo kuyarura kugira ngo Cynthia yitestinge nawe urimo ratukurikira wumva uburyohe bw'inkoko yacu yitwise Cynthia crispy chicken esangwa kuri Cynthia TV show honyine na hande ni yango yacu crispy chicken esangwa kuri Cynthia TV show murayibona ubu yahiye tugiye gukora ki kuyarura ku itapu yo kwarura no kuyitestinga twumva se inkoko yakera ryoshe ngo tumwe turabwira wa muntu atkurishiye ubu ngubu ni yango yacu tumeze kuyarura nesane tugiye gukora ki kwarura twita main course Cynthia yango twayikoreye akasalade twayikoreye kakachumbari kari simple harimo igitunguru harimo poivro harimo urunyanya bikase julienne cyangwa mu kifaransa cyubita MSC turabivanga tubisizoninga na vinegar na kunyu na olive oil ya testinga biragenda neza n'inkoko yawe icyaka bicira kurikiho rero mu guteka no buryo oyarura mu ibiryo byawe ukora bisira ku isahani kuba umuntu yarimo ararya alisa amaso ubu ngubu nawo ahori mu kanwa huzuye amacyanti kubera urimo uratekereza uburyohe bw'inkoko ninza bisa neza uraryoherwa ako bize bisa nabi uruko ki apeterafu ubu ngo ukora yibona iyamasuko nawe urabyumva ubu ndaza gufata kaka salade kanje intoki zanjye nazikarabe zirasa neza inzara zirakase ako no bufite na ga mu rugo wakwambara ki ga plating ki inkoko yanjye
akasarani so akasara hagati cyangwa akakasara ku ruhande kitewe no kumva ishaka kugira ngo umukiriya wanje cyangwa umugabo wanje mu rugo abafite umuntu n'umugore navuga wowe utekeye umugabo wawe cyangwa cyo wa family cyangwa abantu bose wakiriye ni nyoko bukwe ninde wahice kumutegura Cynthia chicken cyangwa Cynthia crispy chicken urabona wamukuriye akasarade so urumva ukagize uti urazana ki akakoko kawe ukagira complete kugira ngo umukiriya wanje aryoherwe n'amaso ubu turimo turaplatinga yankoko yacu Cynthia kugira nakubwiye ngo okuplatinga cyangwa kwarura nacyo neki ni ikintu cyengenze cyane kituma wa wundi ajye kuyirya yagira apeti akaryoherwa mbere yo kutestinga arebana amaso agahumurwa n'amazuru akatestinga naki no muntu ubu ngo burabyumva nawe kutangiye kuryoherwa urabona bibona n'umuntu atira kugira ngo utestinge urabona inkoko yacu igomba kujyaho neza ku isahani nawe unayibona ubundi ki umubwiye umuzanye avuga ati uyu muntu yanyobase yanteguriye neza n'abari amafaranga ujye gutanga ibyo by'amafaranga n'umukiriya yisima ngo amafaranga yanjye yagendeye ki ukuri rero inkoko yacu irarangiye twise Cynthia crispy chicken turasanga kuri Cynthia TV kandi mu gikoni abakuzini tugomba tukora ki omeze oyihanagure rero zisa neza naho rakore hasa neza kugira ngo bacteria nakasimba ko tashobora kubona n'amasho yawe igihe cyose kaza kagombiryo ugomba gutanga ibiryo bifite isuku ubu Cynthia karibu kumeza testinga yankoko yacu otugwiho uburyohe bwefite kugira ngo na wawe natukurikiye narimo arayitegura mu rugo awumve kuri Cynthia TV so ebyiza bibaho murakoze karibu kumeza fasha wereke umva wow John kareba gutya ubari uburyo edageze akareka nesting numve uko bimeze sibyo ndaza kubwira abantu badukurikiye nyango barumva ko yerumera kocoka ukwera avuga nicyo twise crispy kugomba gwe kocoka ukumva bwa buryohe bwayo ukumva ebyiza byo kuri Cynthia TV nebingiye muri murabona woro mu rugo komeza tukurikire komeza ukore byiza nk'ebi ngibi uyu munsi twateze inkoko ezo tuzateka ifi ubutaha tuzateka inyama zinka buri kintu cyose tuzatukisaho mutukurikire mukore subscribe mumvise urumva uburyohe bwa Cynthia mu Kinyarwanda bavuga ngo wakwima no hesi ubungo buryohe bayita Cynthia TV rero nko twatangiye tuvuga ko twatangiye gutegura yankoko yacu mbisi kugeza ku etape Cynthia karimo arayiryoherwa umva uburyohe bwayo rero turavuga ngo mukomeze mutukurikire kuri Cynthia TV tuzahora tuhaca kwa mbere tuzana akashya buri munsi akashya uryoherwe kandi ukurikije Cynthia TV ebyiza muzabyiga muri kumwe na Chef Henry nje warimo aravuga murakoze Imana ibaho umunsi mwiza.